Muraho neza mugiye kwirwa cyangwa mwaramutse bitewe naho muherereye. Ni Kaneza wa mugabo kuri YouTube channel Menya Uhinduke. Karibu cyane nanone mukomeza gukanda like, mukomeza gukora subscription, mukomeza gukora share, kandi dukomeza kwabwira murakoze, murakarama rwose, muragahorana amata ku ruhimbi. Tugiye kwiga indi vitamine yitwa guca bugufi mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo. Guca bugufi nabyo ni iby'ingenzi cyane, tutabifite nukuri ntabwo urukundo rwacu rwaryoha, nta nubwo rwagira hashimishije. Tubaha ikaze kandi dukomeza kwishimira abadukurikirana badacikwa n'inyigisho cyamugezwaho mugategurirwa na Kaneza wa mugabo. Iyi vitamine nayo ni ingenzi cyane. Abakundana cyangwa couple nyinshi zijya zikunda gushwana, bikunze kuvamo intambara ikabije ndetse n'imirwano kubera kubura iyi vitamine yo guca bugufi. Nubwo nyita vitamine kuko igaburira urukundo kugaruka mu mwimerere warwo, ariko burya ni kamere, kandi kamere urukundo nyarwo cyangwa se urukundo naturel ari rwo nkomeza kwita mu mwimerere warwo, rugaburirwa n'ubundi na za kamere ngenzi yazo, rukagaburirwa n'ibyo nakomeje kwita ingredient cyangwa se vitamine. Guca bugufi ni iki mbere yuko tureba cyangwa se twigira hamwe uko bikorwa? Guca bugufi ni imyifatire, ni imivugire, ni imigenzereze byawe uha uwukunda ku rugero rwuzuye. Icyubahiro rimwe na rimwe birakuremerera, ariko ukemera ukabiheka, ukabyikorera kugira ngo ubimugezeho nta na kimwe cyagabanutseho cyangwa se cyahungabanye. Guca bugufi ni kwa kundi ufata icyubahiro cyawe n'ubukaka bwawe n'ubwenge bwawe, mbese byinshi uzi uwifiteho, ukabishyira hasi kugira ngo ahubwo icyo cyubahiro kigere kuri wa mukunzi wawe, sheri wawe. Aha ndibanda kuri kapo gusa, abumva bumve ko no muri society niko bigenda. Rero niyo mpamvu guca bugufi tuba twumva bitugora, ariko uzi kwiyambura icyubahiro cyawe ngo ndagihabwe, wumva bikuvunnye, nyamara biraryoha. Kandi iyo ukunda nyabyo ntibikuvunana mba, ahubwo ubikora wishimye cyane. Rero guca bugufi byaba bikorwa bite niba twumvise ibyo ari byo? Menya Uhinduke tuzajya twinjira muri details, mbese mu ngero zifatika, kugira ngo iyo vitamine twumve uburyo ikoreshwa, nibyo bizaduha umusaruro mwiza. Ariko uzi kubwira umuntu ngo wajya uca bugufi ariko ukamuhata, disahari ntabwo rwose ubwo bushobozi bwo guca bugufi muri we azi ko bukoreshwa. Ni nko guha umuntu frigo urugero atarayizi, ntumwereke uko bayikoresha, ntacyo bizamumarira. N'ubundi azagura inyama zipfa atazi ko yari kuzibika muri ya frigo zikamara iminsi myinshi, kandi uwo muntu si uko ari umuswa, ahubwo nuko iyo frigo nta bumenyi yarayifiteho. Niyo mpamvu nzi neza ko abantu benshi muri couples gushwana kwabo haba habayeho kutamenya uko dukoresha izi vitamine, izi ntungamubiri z'urukundo turiho twiga. Usibye ko hari ababyica babizi neza, reka tujyane ku bashaka kumenya uko dukwiye guca bugufi. Kuri definition yanjye bitewe n'ubushakashatsi mba narakoze nabahaye haruguru, navuze ku bintu bitatu: imyifatire, imivugire, imigenzereze. Ibyo nibyo tugiye gusesengura. Reka duhere ku cya mbere, imyifatire. Hagati y'abakundana habaho imyifatire ibaranga, ngira ngo niyo comportement cyangwa behavior mwaba muri fiançailles cyangwa mwubatse. Uko wifata uri kumwe n'umukunzi wawe ni ingenzi cyane. Nubwo Bible ibwira abagore cyane cyane gucira bugufi abagabo babo, guca bugufi ni ibya twese. Mu rukundo, iyo umwe ari we urangwa n'izi kamere twiga, undi ntakore nkawe cyangwa mwiture, niho uzasanga intonganya zidashira, kuko umwe uhora witanga, kukubanira neza, ageraho nawe akananirwa. Guhora atanga gusa burya biba byiza iyo duhana,
uba usubiza aho nakuye. Nanjye iyo vitamine nayishakamo nkayiguha, nkaba ndiho nsubiza aho nawe wakuye. Urugero, nimushaka na sheri wawe kuri iyi ngingo y'imyifatire, ukwiye kwigengesera ukamenya uko wifata. Niba ari abantu mwasuye, uzasanga hari couple cyangwa couple, buri kanya ziba zenderanya, baba bazanye nk'ikirahuri kimwe ugasanga mushatse kukirwanira. Urwo ni urugero ruto cyane mfashe. Ukwiye guca bugufi ukamuharira, ukaba wategereza bakazana ikindi kirahuri. Uko mwicara, uko witwara babakiriye ku mafunguro babateguriye, mbese izo details zose, uko umwe muri mwe yifashe hatabayeho guharirana, usanga mutaha mwagera mu rugo mukabigarura. Cyane cyane abagabo, kuko kuri iyi ngingo bitewe n'uko mwaremwe mukwiye icyubahiro, usanga nta kwihangana mugira iyo umugore hari imyifatire mibi yagaragaje. Ibi rero bihera mu rugo iwanyu, muri mu cyumba ntawe ubareba uko muri babiri, ukabigira ingeso nziza ihoraho, ukifata neza. Niba mwari mugiye kuryama, urugero bwana ati ko numva nshatse amazi, urumva nawe wari utangiye kuryoherwa n'amashuka, itangiye uce bugufi, wiyime iyo comfort wari ugezemo, ubyuke uyamuzanire. Ntacyo uba ntabwo uri bupfe n'amasegonda make, azanezerwa cyane kuko ejo nawe wayamutuma. Iyo byatangiriye muri bwa bushuti mwubatse kera mutarabana, nta kabuza biroroha mu rushako. Iyo yari duke, utwo ni duke nari mvuze ku myifatire, kuko ni byinshi namwe muri iyi si, kandi simba shaka kubaruhiriza ubwonko mbabwira byinshi. Iyo ni ku myifatire. Turebe noneho ku mivugire. Uburyo uvuga ubwira umukunzi wawe nabyo bishobora kugaragaza ko umucira bugufi. Birumvikana hari ubwo umukunzi wawe yaba akoze ikintu kitari cyiza bigatuma wanamubwira nabi. Rero burya ni amakosa mabi, ndetse icyo yakora cyose itangiye muri wowe. Uzamura imbaraga z'amagambo meza cyangwa uhitemo guceceka, kuko numubwira uko wishakiye birabyara amakimbirane ndetse mabi kurushaho muwe mwana Rwanda. Itoza uburyo umubwira iyo umusaba ikintu runaka, ntukaze uhuma cyangwa nkaho ari umukozi suhemba. Niyo yaba ari ukumusaba kuguha nk'isabune, sakana ukoroheje, ugiye nko gukaraba urugero ukaba wifuza isabune, ca bugufi kuko urumva ko ukeneye ubufasha bwe. Nubwo ari akantu gato mfashe, kuko bitangirira ku gato bikagera ku kanini. Urugero, niba muri kumwe n'abantu benshi, iga kumubwira amagambo yuzuye icyubahiro, binatangira urugero rwiza muri abo bantu. Ku mukunzi wawe umucira bugufi, muzaba mubigishije neza mutavunitse, maze urebe ko icyo uzashaka cyose utazakigeraho. Icyo wamushakaho si uko agukunda nyabyo, ca bugufi urebe ko atazakwitura. Iyo ni imivugire twari turangije, uburyo uvugamo, uburyo umubwira umufasha wawe cyangwa se umutware wawe. Icya gatatu ni imigenzereze. Iga kugira uko ugenza umukunzi wawe, wemera kujya munsi ye. Aha ndavuga rimwe na rimwe ubushake bwe ubushyira imbere y'ubwawe. Urugero, hari abagabo nshima cyane ugasanga bwana niwe winjiza umushahara mwinshi mu rugo, ahubwo madame we ntanakora. Noneho rimwe bwana agakorera surprise madamu wiwe, akamutungura, mbese akamugurira imodoka ihenze ifite mbese agaciro karuta imodoka ya bwana. Reka mbisobanure neza. Bwana asanzwe afite wenda Carina yaguze nka $5,000,000, ariko akemera agaca bugufi akagurira madamu RAV4 nziza rwose ifite nk'agaciro ka $12,000,000. N'ukuntu muzi abagabo bakunda imodoka baba bashaka guhiga bagenzi babo, akanga akagumana ya Carina ye kugira ngo madamu wiwe amunezeze. Uko kuntu agenje madamu we, nta kabuza madamu urukundo rwe ruzagurumana. Noneho urundi rugero, noneho ugasanga hari couple madamu niwe ukora
ahembwa nka miliyoni imwe, bwana akazi karahagaze, ugasanga byose ni madamu bikora, kwishyura ubukode, guhaha buri kintu, kumenya imyenda n'ibindi muzi dukenera mu rugo. Ni byinshi abubatse muri yumva neza, tuba dusabwa byinshi, ariko uburyo madamu abigenza aho hanze ntihabe abamenya ko ari madamu bigenza utyo, ko bwana nta kazi agira. Icyo gihe uwo mugore aba arangwa no guca bugufi. Iteka iyo basohotse nta na rimwe agaragaza ko ari we yishyura amafaranga, ari we mbese ufite umushahara mwiza. Mu bagore bagenzi be aba afite uko agenza, nta kwishyira hejuru. Ibi rero byubaka umugabo ntiyihebe, kuko abagabo turabizi uko baremwe, nibo bagomba guhigira urugo, nibo bahigi providers. Nubwo isi ya none yabyoroheje tugafashanya, ariko ni hahandi ntibikuraho umwimerere w'ikintu. Rero urwo rugo rumeze rutyo, umugore aca bugufi hanze ntazaba ari uvugwa, biha imbaraga umugabo. Mu rugo hashobora kuvuka ikintu wowe madamu ugomba gufatira icyemezo, ugasanga ntiwafata icyo cyemezo utabaje kubiganiriza bwana. Iyo migenzereze yose ituma umugabo wawe yumva yuzuye. Niyo ari mu bandi yicinye icyara ko madamu amucira bugufi. Yewe niyo yaba yaragiye mu mahanga, impamvu z'akazi zimutunguye cyangwa se yaraziteguye, akumva wanze kugira icyo ukora, atabyemeje kandi yitwa ko adahari, noneho aha rwose uba umushyize ku ntebe y'ubwami, kandi koko aba ari umwami wawe mu mutima wawe, kandi rwose nawe uba utumye azagenza atyo byanjye bikunde. Iyo gahunda rero wiyitoje hakiri kare uri muri fiançailles, byanjye bikunde, warabaye umugabo ntabwo yakunanira, warabaye umugore ntabwo yakunanira. Guca bugufi ni kamere nziza, ni kamere dukwiye gutoza abana bacu bakiri batoyi, kugira ngo ejo n'ejo bundi batazabera umutwaro abandi babona ko bishyira hejuru. Ndabibakundishije, ndabibashishikarije, kandi ntawe utayigira burya. Ikiba gisigaye ni ugucana iryo tara ryo guca bugufi muri wowe, kandi ntacyo bitwara, ntibikuraho rwose uwo uriwe. Niba ufite PhD zibe 5, uvuga indimi 30 ku isi, uri muremure 3 m, ubyibushye ute, uri inzobe ute cyangwa se wirabura ute, ntibikuraho iyo waciye bugufi. Ibyo byose byawe urabigumana ni hahandi. Hari abantu usanga bavuga ngo guca bugufi nimbikora biraza gutuma abantu bansuzugura. Shuti yanjye, ntawe uzasuzugura ngo nuko waciye bugufi. Cyane cyane no mu rukundo ni iby'ingenzi cyane, iyi vitamine ishobora gutuma sheri wawe agusuzugura. Kandi kora devoir yawe kugira ngo wuzuze inshingano yawe, ukore uwuriwe. Mbashimire rero cyane rwose bakunze ibinyigisho zacu zamenya uhinduke kuri YouTube channel ya Menya Uhinduke. Mwateze amatwi vitamine yo guca bugufi, nanjye Kaneza wa mugabo ukomeza kuzibategurira. Murakoze mukomeza kunyereka ko mudukurikiye, kandi nzi neza ko mu bihe bizaza muzishima. Izi vitamine zizagenda zigarura urukundo rwanyu mu mwimerere. Mureke tugarure urukundo mu mwimerere, nibwo tuzabona positive results, nibwo tuzumva ko tutarushye, nta makimbirane arangwa mu rugo rwacu. Murakoze cyane rero, mukomeze mu gihe ibihe byiza. Mwari kumwe na Kaneza wa mugabo.